Hari amashusho ari gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza inzoka nini cyane ireshya n'intambwe 30 kuzamura mu ishyamba rya Amazone isa n'iyinjira mu mugezi. Abantu ntibari gusiba kuvuga ko ari amashusho y'ubwenge buhangano AI. Ariko si ubwoko bw'inzoka ni bwoko ki? Green Anaconda. Anaconda mu bwoko bwazo bwitwa iz'icyatsi ni bwoko ki? Uhuye n'inzoka nk'iyi yakurya? Iyi nzoka yaba yakozwe na AI, icyo tuzi nuko ubu bwoko bw'inzoka bubaho. Anaconda, iyi nzoka ni bwoko ki? Uhuye n'inzoka nk'iyi ese yakurya? Tugiye gusubiza ibi bibazo, nyamara ibisubizo byazo biraza kugutangaza. Nk'ubu izi ni inzoka dutinya cyane, nyamara ni ibisimba bigira isoni. Kwica inzoka ahubwo ni icyaha ubwabyo, aho kuba byagukiza ibyaha nk'uko benshi tubyizera. Inzoka ifite intambwe mu burebure cyangwa se ireshya n'intambwe 15 z'uburebure, ishobora gupima ibiro bingana nk'icyuma cy'umuziki kinini mu bibaho cya piano cyangwa se sentizeri. Dore impamvu inzoka ya nyayo mu mashyamba ya Amazone ari iteye ubwoba kuruta iyi turi kubona no mu mashusho. Mu mwaka w'2007 hari inkuru y'umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 8 akaba yaratuye muri Brazil. Bivuga ko inzoka ireshya na metero 5 yamucakiye ubwo yakinaga hafi y'umugezi. Iyo nzoka yari mu bwoko bwa Anaconda nk'iyo ureba. Yari afite sogokuru we akaba umusaza wari ufite imyaka 65 icyo gihe. Uyu musaza yumvishe ugutaka no gutabaza k'umwana w'umuhungu nuko aza gutabara. Bivuga ko yarwanye n'inzoka mu gihe cy'iminota 30 akoresha imbugita cyangwa se icyuma ndetse n'amabuye. Kera kabaye inzoka yaramurekuye aragenda, umwana w'umuhungu arokoka gutyo. Amashusho twarebye abantu benshi bavuga ko ari amashusho mahangano ya AI cyangwa se ubwenge buhangano, nyamara dore ukuri nuko inzoka zimwe mu ndende zo ku isi nka reticulated python zishobora kurenga metero 15 z'uburebure rimwe na rimwe. Uyu munsi inzoka yo mu bwoko bwa Anaconda y'icyatsi, Green Anaconda, iyi mu nzoka ziremera cyane mu biro mu buremere ku buryo ibishobora no gukura ikagera kuri metero 15 kuzamura, nubwo ibi bidasiba kugirwaho impaka. Given the time it takes an anaconda to finish its meal, a green anaconda. Inkuru, amakuru, amateka by'inzoka ndende byagiye bivugwa mu binyejana byinshi cyane ishyamba rya Amazone rimaze ku isi. Abantu ntibasiba no kwibaza byinshi, ari nayo mpamvu natwe turi kubivugaho. Ese iyi nzoka yarya umuntu? Kubera iki? Yamurya ite? Hari umushakashatsi witwa Dr. Jesus Rivas, akaba yaramenyekanye cyane kubera ubuhanga mu kugenzura no kumenya uburyo umuntu yitwara imbere cyangwa se igihe ari imbere y'inzoka nini kandi ndende nk'izi. Dr. Jesus Rivas yarokotse kenshi inzoka nk'izi. Umunsi umwe inzoka imwe nini cyane y'ingore yashatse gutwara umukozi bakoranaga ngo imujyane mu mazi, ashobora ko yari umugezi. Icyo gihe uyu mukozi mugenzi we yarokowe no kuba ipataro iye yaracitse, ubundi acika amenyo y'inzoka ubwo nguko. Ushobora kuba warabwiwe inkuru nyinshi ku nzoka nk'izi cyangwa se ukabona byinshi nko muri filime mbarankuru, ariko ibintu benshi tutazi kuri izi nzoka ni ibi bikurikira. Green Anaconda, inzoka twabonye mu mashusho ni nini cyane bikabije, ariko inzoka nyayo ibaho. Anaconda ni inzoka iba mu cyiciro kizwi nka semi aquatique, ishobora gutura ku butaka no mu mazi. Birashoboka cyane ko inzoka ipima ibiro 200, nyamara ikaba yabasha no kukwihisha hafi ubutagaragara mu mazi asa n'ayijimye cyangwa se yanduye. Amaso yazo, amazuru yazo
byose biba ahagana hejuru y'umutwe. Uzirebye kuri ibyo bice ziteye nk'ingona. Ibi bituma zihumeka ziri mu mazi ariko zikabasha no kwihisha icyo zigomba kwica kubera ko 95% by'umubiri wazo uba wibiye mu mazi hasi. Umutwe niwo usigara hejuru, ubwo ari nako ihumeka nyine. Abantu benshi mu bintu batazi nuko izo ari inzoka zikora ibyo twakita nko gusura. Zigira imvubura ahagana ku murizo ku buryo zirekura imyuka inuka cyane iyo ibyonyi nk'inyamaswa nka jaguar cyangwa se kaimanze ziri hafi. Ni inyamaswa zihiga inzoka nk'izi. Iyi nzoka ariko ikora ibyo abantu benshi nanone baze muri Bibiliya honyine. Twese twabwiye ko Bikira Mariya ari we wenyine umugore wenyine rukumbi wabyaye ari isugi akabyara umwana kandi akaba umwami w'abami Yezu w'i Nazareti. Nyamara hari ubwo inzoka za green anaconda ubu bwoko zibyara zitarahuye n'ingabo. Ni imiterere bivuga ko yarimarwe nazo kugira zitazashira ku isi. Inzoka y'ingore ishobora kubyara bidasabye kuba yarahuye n'ingabo. Biratangaje. Inzoka y'isugi ishyizwe ahantu mu gice cya yonyine rwose irabyara. Abantu benshi barebye aya mashusho bibajije ibibazo birimo nka ni gute wafata amashusho nk'aya uri hafi y'inzoka nk'iyi? Muhuye wayifata amashusho? Igisubizo cyoroshye ni yego, gusa wigengeseye cyane. Anaconda ni inzoka zigira isoni cyane. Izagerageza koga mu mazi menshi guhunge aho kuguhangara nimuhura. Nyamara nuhura na bene izi nzoka ku butaka ishobora kuzakubera umwicanyi mubi wigeze ubona kubera ko izumva isa nkaho isagarariwe. N'ubusazi n'ibikorwa by'ubusazi kwinjira mu mazi menshi arimo inzoka ya anaconda utari kumwe n'itsinda ryahuguriwe uko bitwara imbere y'inzoka nk'izi. Ni inzoka ikugeraho ku muvuduko uteye ubwoba ku buryo amaso ya muntu bigoye kubibona biza. Iyo imaze kugutera amenyo yayo asa n'aryamye areba inyuma mu buryo bwo kwigonda, ntabwo biba bigishoboka ko akenshi wayicika. Ikibazo kizaba gisigaye ni ese iyi nzoka ko yamfashe iraza kunyica? Igisubizo icyo gihe kizaba ari yego, ariko apana mu buryo twayibonye muri filime. Ntabwo bene izi nzoka zizakuvuna amagufwa yose y'umubiri biriya ni ugukabye twabonye. Ahubwo iyo yagufashe uko uhumeka, iyi nzoka nayo niko igukandiramo hagati yayo mu mubiri wayo yakuzengurutse ku buryo ibi bihagarika amaraso yawe mu mubiri ntatembere, ibyitwa ischemia, bigatuma umutima uhagarara. Umutima wawe ndetse n'ubwonko bizabura umwuka mwiza wa oxygene wo guhumeka cyangwa se gukoresha mu gihe cy'amasegonda make. Amasegonda make cyane rwose, ntibizatwara igihe kirekire. Icyo gihe uzaba uri kwibaza niba igiye kukurya. Nyamara izi nzoka nubwo zifite imbaraga zakwica umuntu mukuru, ibitugu by'umuntu mukuru ni bigari cyane ku buryo byayibera bigari byo guca mu kanwa kayo. Ntabwo byumvikanye kenshi izi nzoka zisha umuntu mukuru ugaragara, gusa abana bato bo birumvikana. Ni ibyago bikomeye kuri bo. Given the time it takes an anaconda to finish its meal. A green anaconda can take many hours to swallow a meal and more than a week to digest it. Large prey such as capybara and even jaguar. Abashakashatsi barimo Percy Fawcett bagiye bavuga ko babonye inzoka zirenga intambwe 60 z'uburebure. Nyamara nta gihamya ihari ko inzoka yarenga intambwe 30 upimye. Uramutse upimye uburebure bwayo, izakabije zagiye zigira intambwe 20 kuri 26. Mu 2014 umushakashatsi Paul Lozoli yitwikiye ibintu na kamera ye ku mutwe. Ubundi yagerageje kwitegeza inzoka nini nk'iyi kuri televiziyo live. Bica ako kanya inzoka yaramutamiye, ikimugeza mu kanwa nayo itangira kumukanda bikaze. Ahita asaba ubutabazi itsinda ryari hafi aho kuko byari bitangiye kurenga urugero.
yatekerezaga ko ukuboko kwe kwari kugiye kuvunagurika. Niwe mugabo muri bamwe bakeya bagerageje kutwereka ko umuntu atari ndahangarwa ku nzoka nk'izi ko zakurya. Bamwe mu bantu batuye muri Amazone nk'abitwa ababoyuna bemeza ko hari inzoka nini cyane ziba mu mazi nk'imigezi, ari nazo zihereza ishusho imigezi ifite. Ingore nizo ziba ari nini kuruta ingabo. Muri filime iyi nzoka yamira umuntu mu buryo bwa nyabwo biragoye, yakwica ariko ibitugu byawe byayigora kukumira. Ushobora kuzabona inkuru ahantu nko kuri TikTok zivuga ko inzoka ya metero 7 hari ubwo yishe abantu 5 bari baturanye mu giturage. Hari n'abantu baburirwa irengero mu mashyamba ya Amazone. Gusa mbere yuko ibyo tubivugaho, ndabizi inkuru wayikunze. Kuba tugeze aha ngaha tugiye kumwe, niyo mpamvu rero ibuka ukanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nimwe uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Ukuri nuko akenshi izi nkuru z'urupfu rwaturutse kuri izi nzoka zibura amazina ndetse zikabura amatariki cyangwa se ibirego bigaragara. Ni inkuru mu byaro by'ishyamba rya Amazone abantu bajya babura bakaburirwa irengero mu shyamba. Abenshi mu batuye gashinja inzoka nk'izi kuba arizo zabatwaye. Gusa abantu benshi barimo n'abashakashatsi bemeza ko byaba bituruka ku kurohama nko mu mazi menshi, kuribwa n'ibinyamaswa by'ishyamba, cyangwa se bakabura bisanzwe ibizwi nko gutakara cyangwa se kuyoba. Ni ishyamba ribamo inyamaswa nka jaguar, inyamaswa z'inkazi. Mu myaka 100 nibura hazwi ikirego kimwe cya anaconda iry'umuntu, inzoka igira isoni cyane itabona umuntu nk'ibyo kurya ahubwo nk'ikiremwa kiyibangamiye. Nuhura nayo ni byiza kuyihunga aho kuyegera. Inkuru ku binyabuzima zo naho ubutaha. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba inyungu nagukoreraho, haba mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu bundi buryo ushaka, WhatsApp yacu ni 0782622130. Email yacu ni montagne-tele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi iyi video wandike ijambo ryari tuduhereza ibindi. They are constrictors. In seconds, anacondas. Nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanya hagana iburyo niho hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba, mu birebe nabyo. Birihutirwa naho utaha. Prey's heart has stopped, and only then release their grip and begin to eat their meal whole. Anacondas swallow their prey whole with the help of both stretchy ligaments and mobile joints in their mouths. In the middle of the anaconda's upper jaw